Hallelujah. 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 Rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndabona umucyo, kubimenya nibwo buzima. Ku manywa ndaruririmba, nijoro amarira aratemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Ku manywa ndaruririmba, nijoro amarira aratemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Haleluya. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba rutuma nishima, kubimenya nibwo buzima. Haleluya, haleluya. Kumenya urukundo rwa Yesu Kristo bimara ubwoba kandi bigatuma ndirimba. Ibyo ngibyo kubimenya konyine nibwo buzima bwanjye. Kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Imana ishimwe. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Ku manywa ndaruririmba, nijoro amarira aratemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndabona umucyo, kubimenya nibwo buzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Urwo rukundo rumara ubwoba, urwo rukundo rutuma ndirimba. Ikigeretse kuri ibyo, no mu mwijima njyewe mbona umucyo kubw'urwo rukundo rwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ku manywa ndaruririmba, nijoro niyo amarira yabatemba. Rumara ubwoba rutuma ndirimba, rutuma nishima. Haleluya. Abafatanyije nanjye kwishima, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Abantu mwese mukunda indirimbo, Imana ibaho umugisha mwinshi. Njyewe ndayikunda, iruhura umutima wanjye. Kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba
rutuma ndirimba. Haleluya, kubimenya nibwo buzima. Ku manywa ndaruririmba, nijoro amarira aratemba, arumara ubwoba rutuma ndirimba. Kubimenya nibwo buzima. Rumara ubwoba rutuma ndirimba. Kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ndareba umucyo. Kubimenya nibwo buzima. Urukundo rwa Yesu ni rurerure cyane cyane cyane. Ntabwo umuntu yabona uko aruvuga ngo arurangize, bitewe n'ibyo tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu umunsi ku munsi. Urukundo rwa Yesu ni rugari cyane ku buryo umuntu atarubonera igipimo. Hari indirimbo yanjye ivuga ngo nabuze umunzani warupima. Nari maze kwibaza kuri byose, ntekereza byose, sanga nta munzani nabona ushobora gupima urukundo rwa Kristo. Iyi ndirimbo nanone irabivuga neza cyane ko rumara ubwoba rugatuma ndirimba, ndetse ngo niyo haba hari umwijima, iyo urukundo rwa Kristo rumfashe runyegereye, njyewe mbona umucyo. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo numvishe shaka kubasangiza uyu munsi, abashuti banjye cyangwa se abumva IBTV Rwanda mwese. Numvishe shaka ko hari ikintu tuvugana uyu munsi. Ndabizi hari abakunda indirimbo cyane ku buryo nyine ashaka kumva ko indirimbo ari cyo kintu ukomeza, nabyo ni byiza, ariko reka tujye dushyiramo n'ijambo kugira ngo n'abakunda ijambo ry'Imana babanze bahumurizwe imitima. Reka mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Mana, warakoze kubw'urukundo rwawe rwinshi, warakoze ku mugambi wawe mwiza ku mwana w'umuntu. Bisobanura urukundo rwinshi wamugiriye, uritanga, utanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, wemera akaza mu isi kugira ngo apfire ibyaha byacu. Ushimwe. Nta wundi muntu wari bubikore, nta wundi wari kubishobora, ariko we Kristo waritanze uza mu isi gucungura umwana w'umuntu, uza mu isi kubambwa kubw'ibyaha byacu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Warakoze kubw'urwo rukundo, ntacyo twabona tukwitura, ntabwo twabona ibyo tuvuga kubw'urukundo rwawe, ariko tubikubiye mu ijambo rimwe gusa. Warakoze. Uhabwe icyubahiro mwami Yesu. Haleluya. Ushimwe kubw'umunsi mwiza utugeneye, ushimwe kubw'umunsi mwiza uduhaye kugira ngo tuwishimiremo ibyo wateguye byose kutugirira. Reka bari byo bitubaho mu izina rya Yesu. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mu ijuru barahimbaza, no ku isi turaririmba, icyubahiro ni icy'umwana w'intama. Haleluya. Wanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, icyubahiro ni icyawe. Amina. Haleluya. Kristo ni mwiza cyane, ntabwo umuntu ashobora kubona ukamuvuga ugereranyije n'ibyo akora, ibyo adukorera, uburinzi aduha umunsi ku munsi. Yesu ni mwiza rwose. Yesu ni mwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana gato cyane, ni mirongo 2 gusa.
tugiye gusoma Zaburi ya 35. Reka duhere ku murongo wayo wa mbere. Ni ijambo numvise ku bwanjye ndifata nk'isengesho. Ku bwanjye ndifata nk'isengesho kuko nzi ko iyo ndisengeyemo hari ibintu byinshi njya mbona bihinduka. Niyo mpamvu nashatse kukubwira nawe ngo nujya ubona ugeze aho bikomeye, nujya ubona ugeze aho utabasha, udafite ikindi kintu cyose ushobora gukora, ujye usengera muri iri jambo kandi hazajya hagira ibihinduka, ndabizi. Ni isengesho ryiza, ni isengesho uvuga ukumva umutima uraruhutse, nubwo tugiye kuvuga imirongo 2 gusa, ariko iyo ukomeje icyo gice cyose ni isengesho ryiza cyane. Zaburi ya 35. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nini uhagurukire kuntabara. Kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza, ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Haleluya. Iryo jambo ni ijambo ryiza cyane, ni isengesho ryiza, ngewe ndifata nk'isengesho kandi koko ryambereye isengesho. Ryambereye isengesho. Iyo mbonye ngeze aho bikomeye, iyo mbonye ngeze aho nihebye, iyo mbonye ngeze aho nafite igisubizo, ngira Uwiteka ngo burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nini uhagurukire kundwanirira. Kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni wowe gakiza kanjye. Haleluya. Jya ugerageza, nugera mu bibazo, nugera mu bikomeye, wibuke kubwira Uwiteka, kuko niwe nabonye ubwira akakumva, niwe wenyine nabonye ubwira akakubaha, akakwegera cyane. Ni nawe nabonye wenyine ubwira, ukamubwira ibanga akarigumana. Niwe nabonye ushobora kubwira ikintu ntakuvemo, ntakuvuge, ntagenda avuga ngo runaka ameze gutya, ntajye. Uwiteka we uri mwiza n'ukuri. Niwe nabonye wenyine. Hari ukuntu abarokore tujya tubivuga ngo ntajya duteza abantu, kandi koko ndabizi ntiyaguteza abantu, no mu bumana bwe ntiyakora icyo kintu. Uwiteka ni mwiza. Imbabazi ze ni nziza, imigambi ye ni myiza kuri njye. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri njye. Mw'ijuru arahimbaza, no ku isi turaririmba, icyubahiro ni icy'umwana w'intama. Wanesheje Satani, umunyaga ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Mana we uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri njye. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi ni myiza. Mw'ijuru barahimbaza, no ku isi turaririmba, icyubahiro ni icy'umwana w'intama.
wanesheje Satani umunyago ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Mana ishimwe, ntabwo twabona icyo tuvuga, nta jambo rikomeye twabona. Yesu akwiriye icyubahiro ndetse n'ishimwe. Nimba ugifite amaboko mazima, nimba ugifite umutima muzima, nimba ukirimo umwuka uhumeka, ukabyuka ukabona birakunze, fatanya nanjye gushima Imana. Fatanya nanjye gushima Imana. Wibuke byose iby'Imana yakoze. Hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo bariyo migisha yose, bariyo migisha nonaha iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bariyo migisha nonaha iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Ahari ushobora kuba wibutse ibindi byinshi Uwiteka yakoze mu buzima bwawe. Hari ibyo yakoze, hari n'ibyo akora tutasenze, ni nayo mpamvu tujya tugira kwibagirwa. Ariko hari ibyo ajya akora tutabisengeye, akabikemura mbere y'uko bidushyikaho kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Hari ibyo abona biri buze bikadusenyera ubuzima cyangwa se bigahita biturangiza, akabikuraho. Turashima Kristo ko atajya yita ko twamuhamagaye, ahubwo niyo tutavuze arumva. Tuributse ibintu byose, turabaze, dusanga ntabwo dushobora kubona umubare nyawo w'ibyo Kristo yakoze. Ntabwo twabivuga, nta nubwo twabibara ngo tubishobore, kuko ni byinshi. Usibye kubitangaza, natwe nta kindi twakora. Ndabizi abantu munkurikirana, hari ibintu tujya tuganira byinshi. Hari abazi ubuhamya bwanjye, hari abatabuzi, ariko bazagenda babumenya gake gake. Njyewe ntabwo ibintu Uwiteka yakoze mu buzima bwanjye ntabwo nabasha kubibara, kandi n'ibyo mbona agiye kuzakora nabyo sinabasha kubibara, kuko ni byinshi. Umunsi ku munsi agenda atugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Nawe rero nagira ngo ufatanye nanjye guhimbaza Imana, ufatanye nanjye kumvira ijambo, ufatanye nanjye usengane nanjye rya sengesho rivuga ngo rwana n'abandwanya, kandi ngo ushingure icumu mu ntagara. Haleluya! Ushingure icumu mu ntagara kugira ngo wimire abandwanya. Hanyuma ibyo byose nibirangira, Uwiteka nawe abwire umutima wanjye ngo ni njye gakiza kawe, tuza ndahari ku bwawe. Ko mwebwe mugira abantu bakunda kuri urwo rwego. Yesu ni mwiza n'ukuri. Yesu ni mwiza. Ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uremere wese no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, baraya
migisha Imana ikiguha, umutima ushyike mu nda wishime. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, ega ni myinshi yo gutangaza. Dukomeje kuvuga iby'Imana ntago twabirangiza, ariko reka duse n'abahinira ahangaha. Mbwira abantu bose mukunda IBTV Rwanda ko natwe turabakunda, uko mudukunda twebwe twabakunze mbere. Ni nayo mpamvu twahisemo kujya tubaha ibyiza umunsi ku munsi. Ni nayo mpamvu dukora tutitaye ngo ninde uri bubirebe, ninde uri bubivuge, ninde uri bugire gute. Oya, turabizi ko dufite inkoramutima zacu, turabizi ko dufite abantu badukunda umunsi ku munsi, ndetse iyo dutinzeho gato batubaza ngo byagenze gute. Ibyo biduha gukomera cyane, kuko duhita tubona ko Yesu yaduteguriye abandi bantu muri umuryango mugari rwose, umuryango mugari w'ibihumbi birenga 20. Ibyo byonyine bituma dukomera mu mitima yacu. N'abandi rero turabaharika kugira ngo mujye mubana natwe umunsi ku munsi. Guhera umunsi w'ejo tuzongera dutangire morning glory nk'uko byari bisanzwe. Harashizemo iminsi tutarimo kuyikora kubera impamvu, ariko Uwiteka inzitizi zose yazivanyeho. Tugiye kongera dusubire kuri morning glory saa 2 buri mu gitondo saa 2. Turabwira abantu ko muzajya muba muri maso, tugafatanya guhimbaza Imana, tugafatanya kuvuga Imana, tugafatanya kuvuga imirimo y'Imana. Nukuri turabahamagara kugira ngo muze dufatanye tuvuge iby'Imana yakoze, kuko ni byinshi. Rero kubera ko utabona ikindi kintu uha Imana, ntago iba hafi, cyangwa se si ukuvuga ko iri kure, ariko iyo ari nk'umuntu nkayigenera nka gift, nareba nk'ikintu nyihereza cyiza nkunda nkumva ndayigihaye. Ariko kubera ko itishimira ibyo byose, ngo icyo yishimira ni umutima umenetse. Niyo mpamvu mpora ndwana kugira ngo umutima wanjye ujye uhora umenwa n'ijambo ry'Uwiteka, hanyuma aba ari wo mpereza Kristo. Ngicyo wishimira n'umutima umenetse, uwo ntuzawusuzugura. Nuko utishimira ibitambo mbiguhaye, ibyo ntuze byose ni ibyawe. Icyo wishimira n'umutima umenetse, uwo ntuzawusuzugura. Haleluya. Ariko Mana we, kuririmba biraryoha pe, kuririmba ni byiza cyane. Hahandi uririmba ukumva umutima wawe urimo uraruhuka, nawe ubwawe ukabyumva kuri kugendamo. Ubwo rero abantu mukunda kuririmba mwese ndabashoje, kandi nanjye ndabikunda, mba numva nabikora umunsi ku munsi. Ariko nyine bijya bibaho ko rimwe na rimwe tuba turi kuririmba wundi tukavuga ijambo ry'Imana, tunashimira cyane Yesu ko yaduhaye kumenya ijambo, hanyuma iryo jambo rikatumenyesha ibyo tugomba kubabwira. Turanashima Imana rwose kubw'icyo kintu yakoze. Kenshi hari abantu babizi ko hari abantu benshi b'abahanzi abaririmba pe, ariko ibintu by'ijambo ry'Imana akaba atari ibintu bye. Nanjye niko najyaga mbibona, nkaba nzi ko kuba uri umuhanzi bihagije, ariko kumenya ijambo ry'Imana
bigora kuba wowe ubwawe waryisomera ukanarisobanurira abantu, kandi ndabizi ko hari benshi bagira icyo kibazo, ariko Imana ishimwe ko ibyo twayisabye yatwumvise, yashyize ijambo ryayo muri twebwe, hanyuma tujye tubona icyo tubwira abantu. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero reka dusoze. Hano ni kuri IBTV Rwanda. Wowe utarakora subscribe ndagira ngo rwose uyikore, n'ibindi byose bikurikirana nayo ubikore, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Twamamaza ubutumwa bwiza dufatanyije namwe, kuko mudahari ngo tubabwire ibi ngibi ntacyo twaba turimo gukora, ariko kubera ko Imana yabaduhaye kugira ngo mujye mufatanya natwe, nimukanda aho ngaho honyine ntacyo bitwaye. Hanyuma uwumva yifuza kuririmbana natwe, uwumva yifuza kuganira natwe, uwumva ashaka kuduha ikindi gitekerezo cyangwa se no kudusengera, byose turabyemera. Hasi aho harimo nimero yanjye, ariko no kuyisubiramo nta kintu na kimwe byaba bintwaye. 0788 53 91 691. Hanyuma abantu bari mu bihugu byo hanze, namwe turabaramukije. Imana ibahe umugisha mwinshi. Diaspora yose turayiramukije, kandi tubifurije guhura n'Imana rwose. Umurimo wanyu turawubona pe, umunsi ku munsi, uburyo munshyigikira, njyewe rwose ndabizirikana kandi ndabyubaha, ndabibubahira cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Abari mu Rwanda mwebweho rwose, umunsi ku munsi muba mumbwira ibyo nkora, mumbwira courage. Imana ibahe umugisha. Inshuti zanjye zizi ko ari inshuti zanjye magara, Imana izihe umugisha mwinshi. Namwe kandi ndabizi ko abo tutaraba inshuti duhuye dushobora guhita tuba inshuti cyane ndetse birenze, ariko Imana ibahe umugisha. Ndibwira twasoza, hanyuma reka ejo mu gitondo saa 2 duhure kuri IBTV Rwanda, n'ubundi turamye Imana tuyihimbaze. Tuzajya tugiraho ibikorwa byinshi kandi mugiye kubibona rwose, kuko icyo tumaze kubona nuko Kristo amaze kuduteza indi ntambwe irenze wenda iyo twari turiho. Turashima Imana kubw'ibyo. Ibyo rero nibyo tugiye kujya dukoresha icyubahiro cy'Imana buri mu gitondo saa 2, abantu bose bakamenya ko kuri IBTV Rwanda ariho honyine umuntu iyo ubyutse mu gitondo ukaramya Imana, ukayishimira ibyo yakoze muri iryo joro, ikuramukije uri muzima, hanyuma tukayiragiza n'uwo munsi wose kugira ngo tujye mu kazi kacu tumeze neza. Murakoze, mudusengera Imana izaduha imbaraga zo gushobozwa ibyo ngibyo. Abantu mujya munsengera ni ukuri pe, ndabubaha. Imana ibahe umugisha mwinshi kandi bongerera amavuta. Umuriro w'Imana ntukazime muri mwebwe. Amen, amen.